Uyu munsi tugiye kwiga ku isomo ry'ubuzima. Tugiye kurebera hamwe ese ubuzima ni iki? Ubundi ubuzima aho turaza kurebera hamwe kuri chapitre y'ukuntu buri muntu wese yishuka ngo yabaye umukire ariko atari umukire. Ubukire si umushahara winjiza buri kwezi. Ubukire ni amafaranga usigaranye nyuma yo kugura ibyo ukeneye. Ayo mafaranga usigaranye ubundi nibwo bukire bwa mbere ufite. Ntuzatungurwe no kubona umuntu winjiza miliyoni ku kwezi ariko muri uko kwezi agasohora miliyoni n'ibihumbi 500. Arutwa n'umuntu ukorera amafaranga 5,000 ku kwezi agasohora 3,000 agasigarana 2,000. Urukumva bitangaje cyane. Mbere na mbere reka twumve iyi nkuru y'umukobwa witwa Keza. Iyi nkuru uraza kuyikuramo isomo rikomeye cyane. Hanyuma y'iyi nkuru turaza kureba ingingo zigera mu 10 zigaragaza ko uri kwishuka kuri umukire kandi utari umukire. Ibi bintu numara kubyumva nawe uraza kubigenderaho kuko ubu turi kwiga isomo ry'ubuzima. Buri muntu wese afite chapitre ye ariko twese turi kwiga isomo ry'ubuzima. Nta muntu ku isi uhuje chapitre n'undi ariko twese turi ku isomo ry'ubuzima. Isomo ry'ubuzima ni ishuri ritarangira, aho rirangira igihe utakiriho ariko ibyo wasize nibyo bigaragaza ese isomo wararitsinze cyangwa isomo wagitwayemo nabi. Reka tumanze twumve Keza ubundi byagenze ute. Keza yari umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'ubwenge ndetse n'uburanga. Keza yabonye akazi muri imwe mu mabanki yo mu mujyi wa Kigali. Akimara gusoza kaminuza yatangiye gukora imwe mu mabanki yo mu mujyi wa Kigali. Umushahara we wari 600 by'amafaranga y'u Rwanda. Urukumva ko ni amafaranga menshi cyane ku muntu wari ugisoza kaminuza. Urukumva ni umushahara mwinshi cyane. Ndabizi ko abantu benshi dusoza kaminuza cyangwa basoje kaminuza uyu mushahara bawuguhaye, ndabizi ko wahita uvuga ko wabaye umukire. Reka da umanza wumve iyi nkuru ya Keza. Ubundi Keza akigera muri banki yabonye bagenzi be bakorana bose bagendera mu modoka nziza, bafite amasakoshi meza, abagore bakora muri iyo banki, kandi bose bafatira ifunguro mu mahoteli ahenze hafi y'iyo banki mu mujyi wa Kigali. Ubwo Keza we yarakirangiza kaminuza abonye akazi, yahise yibwira ati nanjye ndi umukozi wo muri banki. Ukumva ukuntu yatangiye kwishuka, nanjye ndi umukozi wo muri banki, ngomba kugaragara nk'umuntu ukora muri banki, kuko yarazi ko muri banki batanga inguzanyo kandi nawe akora muri banki. Ubwo Keza yahise yishuka cyane. Ahantu yishukiye ko ari umukire nuko yahembwaga 600 ku kwezi. Akigera muri banki ikintu yakoze mu kwezi kwa kabiri akimara kubona ko ahembwa 600, yahise yaka inguzanyo loan ingana na miliyoni 8. Ukumva ko umuntu ukora muri banki kwaka inguzanyo ntabwo bikomeye cyane kuko niho bamuhaye amafaranga. Mu kwezi kwa kabiri ako kanya yahise afata inguzanyo kugura imodoka. Afata inguzanyo ihwanye n'amafaranga miliyoni 8 kugira ngo nawe agire imodoka atajya atega tagisi kuko yabonaga abandi batashe mu modoka. Mu kwezi kwa kane nanone yafashe indi nguzanyo kugira ngo agure ibikoresho bihenze. Agera ahantu heza, agura firigo, smartphone nziza ndetse agura n'intebe zo muri salo. Urukumva ko yahise afata indi loan cyangwa inguzanyo ayigereka kuri ya miliyoni 8 ziba 12 kugira ngo inshuti ze nizimusura zibone ko yageze ku bintu byinshi, mbese yabaye umukire. Kandi Keza akimara kubona ibyo byose bibaye yatangiye gusohokera mu mahoteli meza cyane mu mujyi wa Kigali, kandi yavaga mu kazi buri weekend kuko yabaga ananiwe. Yaravuga yasohokeraga Igisenyi ndetse n'ahandi, aho hose yatakazaga amafaranga ndetse n'ibindi. Yishuraga akoresheje credit card nyine nk'umuntu w'umukire. Yishura fagitire, akabaza fagitire akabona kwishura akoresheje credit card. Ntabwo yitwazaga amafaranga ahubwo we yakoreshaga ikarita. Urukumva ko yari umuntu ukire ufite imodoka ndetse yaguze n'ibintu byinshi.
Keza akimara kugura ibyo bintu, haciyemo umwaka wonyine amezi 12, Keza yarebye kuri konti ye asanga nta mafaranga asigaranye. Umushahara we hafi ya wose 80% uja kwishura inguzanyo yafashe muri miliyoni 12. Mbese niba yarembwaga 600, yari asigaranye umushahara w'ibihumbi 150 wonyine, andi yose ajya kwishura inguzanyo. Kandi urabyibuka ko yari afite n'imodoka, ubwo buri kwezi yagombaga kuvomesha imodoka lisanse ndetse no guhinduranya amapine ashaje, koza imodoka ndetse n'ibyo ngibyo byose byamutwaraga amafaranga. Urumva ko no kwishura inzu byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Mu 150 yari asigaranye, urumva ko byari bikomeye cyane. Igihe kimwe hashize umwaka n'amezi 2, banki yakoragamo yaje kugabanya abakozi, maze akimara kumva ko baragabanya abakozi abyukira ku kazi nk'ibisanzwe. Basoma amazina y'abantu bazagabanya muri ako kazi kabo ko gukora muri banki, nawe izina rye irizamo. Izina rye rya Keza yumva ririmo. Igitangaje cyane, akimara guhagarikwa banki yahise iteza ibye, ya modoka yari afite ndetse na za ntebe yari yaguze, kuko yarasigaye mu banki umwenda urenga miliyoni 8. Urumva ko Keza yishuze cyane. Keza yahise afata ako kanya urugendo rumwerekeza iwabo mu cyaro. Nta n'ijana yari afite ndetse n'itike byaje kugaragara ko yayigujije. Kandi mu gihe kingana n'umwaka abantu bose babonaga Keza ari umuntu w'umukire cyane. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu byatumye Keza yishuka cyane. Kutagira originality. Nyine kutagira originality, uko umeze niko ugomba kubaho. Yashatse kubaho nk'umuntu ugaragara nk'umuntu w'umukire, kandi abo bantu bakoranaga muri iyo banki bo bari bamaze imyaka 10 bakora muri iyo banki. Kugura imodoka kuri bo ntabwo ari ikintu gitangaje, kuko bo bari bageze kure, bahembwa n'umushahara uruta uwa Keza. Kugaragara nk'umuntu ukize udakize biruta kugaragara nk'umuntu ukenye ariko ufite konti ihagaze neza. Tugiye kurebera hamwe noneho ingingo zigera mu 10 zikwereka ko umuntu yishuka ko yabaye umukire kandi atari umukire. Ubukire si umushahara uhembwa ku kwezi, kuko umuntu uhembwa miliyoni ku kwezi agasohora amafaranga angana n'ibihumbi 950 agasigarana ibihumbi 50, arutwa n'umuntu winjiza ibihumbi 200 ku kwezi ariko agasohora ibihumbi 100 ku kwezi. Uwo muntu niwe mukire kurusha abandi uhembwa miliyoni. Ikindi cya kabiri, icubahiro cy'akanya gato. Icubahiro cy'akanya gato nabyo biri mu bintu bikugaragaza nkaho umukire kandi utari umukire. Urishuka cyane ngo abantu baguhaye icubahiro, ariko ico cubahiro baguhaye ni icy'akanya gato. Nawe ukibwira ko uri umuntu w'umukire ukomeye cyane, ukoresheje amafaranga yawe bikagaragara nkaho mbese ari wo mukira aho ngaho. Ariko wibuke ko ayo mafaranga ubahaye nta yandi usigaranye, bakubufashe nk'umukire, ariko ubutaha batakubona ko ufite ya mafaranga bazagusuzura cyane. Ikindi twarebera hamwe kigaragaza ko umuntu yishuka ko ngo ni umukire kandi atari umukire, asset and liability. Kandi ikintu nkubwira ngo asset, reba ikintu cyakwinjiza andi mafaranga, icyo kintu nicyo cyagutuma uba umukire. Igihe uzabona asset yawe iruta liability, uzamenye ko uri umuntu ukize cyane. Ariko nubona liability iruta asset yawe, uzamenye ko nawe wishuka ngo uri umukire kandi utari umukire. Ikindi twarebera hamwe ni umutego w'inguzanyo. Buriya gufata inguzanyo ni byiza cyane, ariko umutego w'inguzanyo ntukishuke ngo ugure icubahiro ukoresheje ideni. Ideni ryiza ni ideni ufata rikubyarira indi nyungu. Iyo ufata ideni rikubyarira indi nyungu, ico gihe uri umuntu ukomeye cyane. Dore ikindi twarebera hamwe kikwereka ko uri kwishuka cyane ngo ufite amafaranga. Ubundi tugira ibintu bibiri, hari need and want. Needs ni bya bindi ukeneye wowe ubwawe, ariko wants ni bya bindi wifuza. Buri muntu wese agira want agira mu mutima we. Igihe uzabona needs zawe
ziruta want ibyo wifuza, uzamenye ko icyo gihe uri mu nzira nziza yo kujya ku bukire. Ariko igihe uzabona bya bindi wifuza, want zawe ziruta needs, uzumve ko utari umukire. Yego wifuza ibintu byinshi ariko ukeneye ntabyo ufite. Ikindi twarebera hamwe kizakwereka ko uri kwishuka ngo uri umukire kandi utari umukire, igihe uzaba ukorera amafaranga menshi ariko ubwizigame bwawe buri hasi, icyo gihe nawe uzaba uri kwishuka, kuko hari igihe kizagera ayo mafaranga uri gukorera ntuyakorere. Icyiza ni uko ugomba kuzigama cyane. Ntubona umushahara ukorera ku kwezi uwukoresheje wose ariko kwizigamira kwawe kuri hasi, icyo gihe nawe ntabwo uri mu nzira nziza. Ntabwo uzigera wibwira ko uri umukire ariko utizigamira ejo hawe hazaza. Ugomba kwizigamira. Ikindi kintu, nimba ubonye amafaranga utazi ahaturutse, nk'urugero umuntu arabetinze abonye amafaranga, ukabona utsindiye amafaranga muri beti cyangwa ahandi hatandukanye, ntuzibwire ko nawe wahise uba umukire. Niba wabonye miliyoni 8, ntuzishuke ngo wabaye umukire, ahubwo uko ugiye kuyamanaginga nibwo bukire kurusha kuyatsindira. Niba ushaka kugira ku bukire buhambaye, gura ibintu bituma bizana andi mafaranga. Kugura amasaha meza, yego nibyo, ariko ese iyo saha iramutse igize ikibazo ukayisubiza ku isoko, yagarura ya mafaranga cyangwa yaramura amafaranga wari ufite? Bitekerezeho nawe. Isomo ry'ubuzima tugomba kurimenya buri munsi kugira ngo natwe tugere ku ntego nziza. Niyo mpamvu nawe ngushishikariza kugira ngo ujye wumva isomo ry'ubuzima buri munsi hano kuri YouTube channel Ubugingo bw'Ijuru TV.